ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2024, tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda, makuru mugezwaho nanjye Umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama. Mumeze mute? Turaho neza, mwiriwe mute? Twiriwe amahoro. Natwe ni amahoro. Tugaruka ku zihe ngingo n'ingenzi dufite muri aya makuru. Ku meza y'amakuru yacu dufite ingingo zigera muri 2. Turarebera hamwe uko Amerika yongeye kuvuga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ikindi turagaruka Igoma, abaturage barimo baratabaza Bwana Mushakamba. Biteye ubwoba, abaturage bari mu nkambi n'abandi basanzwe baratabaza, ariko bavugishwa n'ibintu nka bibiri: inzara ndetse n'umutekano muke. Reka tudatinze tujye kuri iriya ngingo ya mbere. Ngira ngo ni amakuru wakurikiye neza. Wayakurikiye. Amerika irimo iravuga iki kuri kiriya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Bwana Sentama, abademokrate nyuma yo gutsindwa mu matora ya perezida ndetse bakanatsindwa mu nteko ishinga amategeko, ubwiganze bwabo bukaba buke, bakomeje gushaka uburyo ki niba ndabyita kuzuza cyangwa kuba kurahira byazagera ibyo biyemeje byose babyujuje, cyangwa se bagaragaje ubudahangarwa bwabo mu bihugu bitandukanye mu mishinga bari bafite. Bwana Sentama, birigaragaza kuko usibye no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babonye ko Joe Biden yavuze ko ngo agiye gukora ibishoboka byose agaha inkunga ikomeye igihugu cya Ukraine. Murabizi ko kiri mu ntambara. Urumva nyine abademokrate ni ibisanzwe ntabifuza ko intambara zihagarara, ubundi bakunda kuvuga ko bakunda intambara no kwivanga ariko muri politike z'ibihugu bindi by'amahanga by'inshuti na Amerika. Rero biragaragara ko ari byo bashaka, ariko ntabwo tujya muri ibyo by'intambara za Ukraine. Tuje ariko Bwana Mushakamba, nabyo twabivugaho kuko buriya ikigaragara, niba Joe Biden ashaka gutanga bye Joe Biden simbizi, ariko no mu minsi yashize twavuga ko hari amakuru yasohotse ndetse byanatangajwe na White House ya Amerika ko azasura Afurika akajya muri Angola. Yego. Ibyo nabyo barabivuze, ariko sinzi ubwo igihe azabikorera. Ko turabona Nyirumuringa yaje. Bishobora kurangira biburijwemo kuko urumva Nyirumuringa yaje, kandi azanye amatwara mashya atandukanye n'ayari ariho, kuko ayari ariho niyo yatumye bano bademokrate batsindwa, kuko abanyamerika bari bamaze kurambirwa aho byanateraga uku kwivanga muri politike, mu ntambara no mu bindi biri hirya no hino, byatumaga iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubukungu imbere mu gihugu bugenda buteseka cyangwa se buzahara. Yego. Reka rero turebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 5 ari wo munsi w'ejo w'itariki ya 8 z'ukwa 11 zongeye kotsa igitutu igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano iheruka kongera kuburwa hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare hamwe n'ababafasha. Impande zombi zimaze ibyumweru bigera muri 3 imirwano ikomeye, yaba muri Warikare no mu bindi bice, ndetse n'ejo imirwano yarabaye. N'ubu iri kuba nubwo amakuru ataratugeraho neza ngo tubasesengurire cyangwa tubagezaho akantu ku kandi ku ntambara. Rero M23 ndetse na Kongo bose bakomeje gushinjanya kuba buri wese ari we uri kuba nyirabayazana wo kwica Gahenge, ariko mu mboni zanjye nemera ko uwica Gahenge ari FARDC kuko niwe wasinye aka Gahenge. M23 yo yemeye ko nidaterwa izakubahiriza. Urumva ni ukuvuga ati wowe wemeye Agahenge nataza kundwanya, narwanye n'abaturage mu bice runaka, icyo gihe ntabwo tuzaza cyangwa ntituzarwana. Ariko nyine biragoye ko byabaho bitewe n'uko ntabwo wafatira imbeba ku karyoshye ngo bize gukunda, iremera ikagasigaho agatwe. Bwana Sentama, rero ni Agahenge kari karasabwe cyangwa se twavuga ko kagezweho mu biganiro bya Rwanda byahuje Kigali na Kinshasa,
Washington rero ku wa gatanu, Washington ubwo ni ubutegetsi bwa Washington kuko White House ariho ifite ibirindiro. Ku wa gatanu biciye kuri Matthew Miller uvugira minisiteri yayo y'ububanyi n'amahanga, uyu nawe ashobora kuzava kuri uyu mwanya, nta Trump sinjya mwizera rwose, abarepublikani bagira ibyabo. Yamaganye M23 ku kuba ikomeje kongera ubuso bw'uduce abarwanyi bayo bagenzura. Ahangaha wenda ndagenda nyuzamo ibibazo ukibaza gute umunyamahanga aza kukubuza cyangwa wabazwa nuko wagenzuye ibindi bice kandi ari iwanyu. Ariko uyu Matthew Miller yagize ati kuba M23 ikomeje kwagura ubutaka igenzura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigize kwica agahenge kaganiriweho mu biganiro bya Rwanda. Ahangaha ukongera ukibaza uti ese M23 iramutse yatswe uduce Kinshasa ikabyigamba ho agahenge kaba kubahirijwe? Uyu rero umuvugizi wa Amerika yarongeye ati yunzemo ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirongera gusaba u Rwanda kuvana by'aka kanya ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igahita ihagarika ubufasha kuri FDLR. Aha ubwo rero ngira ngo bakomeje kuba gashoza nambara. Kugeza ubu u Rwanda ntirwemera ko hari ingabo rwaba rufite mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora rwemera ko hari ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu rwego rwo gukumira ko hari icyaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba cyawuhungabanya. Ibihugu byombi kuri ubu bikomeje ibiganiro ku rwego rwo gushakira hamwe igisubizo cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro biheruka byemeje gahunda yo gusenya FDLR ndetse na gahunda yo gukuraho ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi. Bwana Sentama rero uko mbibona iri jambo cyangwa ubutumwa bwa Amerika bugiye gutuma umuriro wongera kwakaho kugira ngo ugabanuke, bitewe n'uko burahabwa abo butareba, noneho abatarasinya ku gahenge nabo bakabwirwa ibitabareba cyangwa se bagasabwa kukubahiriza. Bwana Sentama. Nibyo, ariko hagaragaramo kubogama cyane niko mbibona. Yego rwose, kuko niba uyu munsi bavuga bati hakorwa ibi ariko hakagira uruhande rugira ibyo rukora ntibarebe aho ikibazo cyahereye ngo abe ariho banahera bamagana. Uyu munsi kuva ejo, yego, hari ingabo 3,000 barimo bohereza muri biriya bice bikikije Pinga kujya kurwanayo. Zirimo Abarundi, zirimo FRDC, biriya ruvangitirane rwose. Yego, ibyo ngibyo barabibona. Bwana Mushakamba, hari n'ibindi byinshi barabibona nk'ibyo nta na rimwe barabyamagana. Bwana Mushakamba, yego, si ukuvuga ko batazi ibibera muri Goma. Mperuka kubona hari umusore baheruka gutwika, bamutwitse ngira ngo nejo bundi baranamurya hariya ku Ntosho. Ibyo ngibyo barabibona, nejo bamutwitse. Ibyo barabibona, ntabwo babyamagana. Ububirigi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo barubakira FDLR hariya mu bice bya Uvira. N'ubu hari umuntu uriyo wambwiye ati barimo barubaka, twe turabareba bubaka. FDLR zirahari, zirimo zirubaka ku nkunga baziteye. Ntibakoma, ntibavuga. Ariko babona bigenze kuri abantu barwanye bakabona kuvuga. Bwana Mushakamba, ngira ngo uriya wavuze yaba namufata nk'umunyeshuri wa wundi bavuga bati turagukize ntabwo uzagaruka muri leta ya Trump. N'ubundi Trump aramwirukana nta kintu. Rero biriya byose aho bipfira ni uko babona bimwe bagaceceka, bavuge, bakavuga kuri bimwe, ibindi bakabyihorera, ugasanga barimo barabogama. Bwana Mushakamba, hariya niho mbona ikibazo. Rero buriya ngira ngo ni
ni nk'umwuka wa nyuma, kuko nk'uko wari umaze kubivuga mu kanya gashize, nyir'umuringa yaje, kandi iyo yaje utega akaboko, baragira ngo babikore basige babikoze bataratega akaboko. ngira ngo iminsi bafite ni mikeya, cyakoze baravuga ariko gushyira mu bikorwa bizabagora. ubundi perezida watowe ajyaho mu kwa mbere, ariko uku kubogama kwabo ni ibisanzwe. Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame si rimwe si kabiri avuga ko bajya mu biganiro bakumvikana ibigomba kugarura amahoro, ariko Amerika ikajya hariya akaba ariyo ituma bitashyirwa mu bikorwa, cyane n'ubundi nta gihe ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'abademokarate bwabaniye aka karere, cyane cyane u Rwanda. Rero n'abandi bari mu mujyi w'u Rwanda ntabwo bababanira uko byagenda kose, kuko abademokarate nyine nibyo byabo, ntari ibintu byo guceceka. Wenda nubwo bose ari abanyamerika, ariko abademokarate nibyo byabo, bakunda intambara, bakunda kwivanga mu ntambara, bakunda kujagajaga ibintu cyane. Ariko twizeye ko wenda hari buze kuboneka agahenge k'iyi myaka 4 Trump agiye kuyobora. birashoboka bwana Mushakamba. Twakomeza tukajya no ku yindi, ariko mbere y'uko dukomeza, nuko n'ubundi ibyo bavuze badukurikiye babimenye, ntacyo byahindura kuri uru rugamba. N'ubundi baravuze za Kanyabayonga zitarafatwa zirafatwa, baravuze za Rubaya zitarafatwa zirafatwa. Uribuka ko banasabaga agahenge kakubahirizwa ibyumweru 2 bigashira, bakongeraho kandi, ariko ntibyabujije intare gukubita umwanzi, kandi yarakubiswe koko. Rero nibavuge, ariko nyine ntawubuza impara gucuranga, reka abakora akazi bagakore n'abavuga bavuge. ariko bwana Mushakamba, buriya hari n'ikindi umuntu yakwibaza. kuba bavuga buriya, sinzi niba wari watemberera mu nkambi z'abakongomani bavuga ikinyarwanda ziri mu bihugu bitandukanye, cyangwa se wenda n'iziri mu gihugu hano iwacu njya amatembere. Niba warahatembereye ngira ngo wabonye ubuzima burimo. Ubundi jyewe mu myumvire yanjye numva umuntu udashobora kuvugira umuntu uri muri buriya buzima, yego, nta n'ikindi yagakwiriye kuvuga, yagacecetse rwose, kubera ko bo ziba babishaka kuri bo zakiyongera zikikuba inshuro 100. yego, ya miryango yabo yiswe itabara imbabare n'igira iti kazi ikavuga ikabazanira ibiryo by'inkoko zabo cyane, bo bakunguka, bo bagacuruza, urucuruzo rwabo rugakomeza, bizinesi zabo z'impunzi na bizinesi zabo zo kungukira hari intambara zigakomeza zikagenda. Reka dukomeze rero, dukomeze tujye kuri iriya ngingo y'Igoma baratabaza. Bwana Mushakamba, bimeze nabi, kandi ni mu kuri. Iyo urebye ibihabera, yego, iyo urebye ibihabera ni mu kuri, ntabwo bucya hadapfuye abantu, ntabwo bucya amasasu atavuze, ni ibibazo gusa. kandi noneho ni umujyi urimo ingabo nyinshi. kuba urimo ingabo nyinshi byakabaye ko uba ucungiwe umutekano hameze neza rwose, abantu nta kibazo cy'umutekano bafite. ariko hari ikibazo cy'umutekano kimwe kirenze, umutekano ni muke cyane, umuntu arasohoka nta cyizere afite cyo gutaha, hari ikibazo cy'inzara n'ibindi. Bwana Mushakamba, abaturage rero batangiye kujya batobora bavuga, ariko ikigaragara baravuga Goma, bavuga ukuntu hari ubuzima bubi, noneho bakahagereranya n'aho AFCM 23 yafashe. Biriya rero Bwana Mushakamba, ikintu nabonyemo, uwabona inzira yanahunga akigira mu gihugu cya AFCM 23. nibyo rwose birigaragaza. Yego, ikindi ababivuga urumva ko bashaka, barifuza kuba hariya, barifuza gutaha, barifuza kujya mu buzima busanzwe utari za nkambi za baba gashaka buhake twavugaga mu kanya. yego, twumve ubuhamya bw'aba baturage, tubwumve rwose. ubu muri rw'igiswahili turajya tugerageza ugenekereze mu kinyarwanda. Yego.
itavuga neza. Ntabwo uyumva neza? Oya. Ngira ngo reka turebe izivuga neza, aho ijwi riri hejuru. Cyangwa reka nyifungurire muri mashine numve. Yego, fungurira iwawe. Reka numve, noneho ndebe niba nshobora kuvuga. Ndebe uba ari aha ngaha bimpereye. Ndabona mbigezeho. Yego. Ndumva ivuga neza. Ndabyumva nanjye. Sinzi niba byumvikana. Ongera byumvikana ntangire. Ongera ukine twumve. Yego. Ngo mbese ngo barwana bate? Arimo aragereranya AFC na arimo aravuga ati, turumvikana? Aravuga ati ese bazarwana bate ko iyi leta ubona nta mbaraga ifite? Ati bariya bamaze kwiyesitara, ni ukuvuga bamaze gufata ibyicaro. Aravuga AFCM 23 bamaze gufata ibyicaro, nta byararangiye. Bazarwana bate? Iyi leta ni iteye isoni. Reka dukomeze twumve. Bambaye cyo kwenye huko bien kwa lesi pokani sie sasa papa souffrance macho sasa unatoka ngambo yapo unaingia huko unaingia ngambo yetu mama unasikia kama unataka magonjwa ya moyo unataka krizi ni hata agakomeza ati ati iyo urebye iyo uvuye hariya iwabo aravuga hariya hagenzurwa na AFCM 23. Ati iyo uvuye hariya uba wumva umeze neza, iyo uri uba wumva umeze neza. Ariko iyo uvuyeyo ugeze hano iwacu, ati papa, ati uba wumva ugiye kurwara umutima. Nyine arabivugira ko hariya mu gihugu cya AFCM 23, reka yita igihugu, iyo uri wumva utekanye nta kibazo ufite. Ariko wakwinjira igoma ugahura na bya bindi bita trakaseri. Trakaseri ni nko kuzonga umuntu, umwambura utwo afite, unamukubita, umukorera ibibi byose bitandukanye. Nicyo uyu muturage avuga, uyu n'umuturage wa Goma. Yego. Reka twumve indi. Yandane gake. Yandane volume kugira ngo n'abatwumva bayumve. Yego. Ati ubona uvuye hari iwabo, iyo yinjiye hano iwacu avuga ati ye mana yanjye, ati ibi bintu njemo ni ibiki? Noneho agakomeza avuga ati erega bo barabyibagiwe ibi by'ubuzima bubi bwo kwamburwa no kugira ngo barabyibagiwe, bibereye mu mudendezo. Ati ntibakibyibuka, byabavuye mu mutwe. Ati biriya bya yo ni ubundi ni mu rurimi rw'Iringara, bivuze wowe. Iyo ahamagara nk'umuntu nk'uko akamubwira uti wowe, aramubwira ngo yo. Buriya rero iyo bashaka kwambura umuntu atambutse baramubwira ngo yo. Ngo wowe, ni nko kukubwira ngo wowe. Noneho hari n'irindi jambo bajya bongeraho ngo yakawa. Ni nko kumubwira ngo ngwino hano.
ikadukomeze. Ati ibingibi bya tarakaseri ntabyo bazi, baratembera bakagenda bakagaruka uko bashatse, nta kibazo bafite. Ariko twebwe ati mana yanjye ati saa 12 za hano i Goma, ati uba wiruka utanguranwa utaha, turi hamwe, uba wiruka utaha usiganwa n'amasaha. Iyo saa 12 zigeze ahangaha i Goma, ariko hari ati saa 12 zaho nibwo ahubwo baba batangiye. Reka twumve n'uyu rero. Kushona mjini gani sagisi vile kwa sababu sagisi Goma inaenea 17h, watu wako nakimbia 18h, watu wako nakimbia barabara. Sasa maiki unaweza gonga na mtu na muangusha, mtu anaweza ngukana na mamko yake mbarabara. Ati se Goma ni mugi kibwoko ki? Mugi saa 11 zigera abantu bagatangira kwiruka basiganwa n'amasaha saa 12. Goma nta mugi urimo. Ushobora no guhura n'umuntu ukamugonga rwose ukamusitaraho ukamugusha utanamubonye. Ati niyo yaba na nyoko bukwe, na nyoko bukwe wamusitaraho ukamugusha utazi ko ari we utanamubonye. Sio nini, sio insecurity ukapita. Ati ibyo byose, ibyo byo kuhitana abantu, kugwirira abantu kugira gute, biterwa n'umutekano muke, nta yindi mpamvu. Tafasi kuko nafasi mkuka kiza hauta unasema hapana msitapita pale. Ati ubona ahantu hari umwijima wahareba hari akijima ukavuga uti sindi bunyure hariya. Ubu ukubera ubwoba nyine kubw'umutekano muke. Moto insecurity. Ati wakurira moto umutekano muke. Mu bisi insecurity. Wajya muri bisi umutekano muke. Mu taxi njo usiseme. Ati muri taxi ho ntubivuge. Uko insecurity ko total utembena. Ati umutekano muke wuzuye hose. Miguru problem. Kugenda n'amaguru ni ikibazo. Sasa unakosa kama ku vitu gani vrema. Ukayoberwa ibyo urimo ukibura. Avec ça, batu uko nasema hivi nani inchi inaenda mzuri. Ati hamwe n'ibyo nibyo abantu babesha, ugaravuga bari abanyepolitiki. Nibo babesha ngo igihugu kiragenda neza. Na preuve niko palpable niko kama pas député tu alors qui vote ko calme. Ati nagihamye hari nyayo nuko abadepite bose bo muri Kivu y'Amajyaruguru baracecetse. Calme, mbona mimi niko naka wakati ya Joseph Kabila abadepite walikuwa litafuta sana mu assemblée. Ati ko nabonaga igihe cya President Kabila abadepite bo muri Nord Kivu bahoraga basakuza. Kula kwa manake donc il m'affrontement incroyable. Non, il faut y bahoraga barwana basaba bavuga bati hakwiriye kuba ibingibi, hakwiriye kuba ibingibi. Ishashia what? Ati byarangiriye he? Ilo tetumishia barabamezesha tu vraiment. Ati ibyo byose byatewe nuko babatamitse. Ubwo kubatamika ngira ngo urumva icyari. Yego. Kubatamika ubwo babahaye ibyo kurya, barabagaburiye, babahaye amafaranga. Karuswa ngo baceceke. Shida kabisa. Ati ni ikibazo bwana tate yangu kiko uyu rero umubwira ati tate yangu, ati sogokuru ameze neza. Agomba kuba ari muri kiriya gihugu rero cya AFC mu 23.
kwabo tari iwabo atakambia kisumikasalimia ati urakoze ndamubwira ko muramuka nakwambia ati yake tena kama utalamkia uende kushamba uende lima tagira ati ahajya Kongo ntabwo tukimenye niba ushobora kuramuka ukageza ejo mu gitondo ukazinduka kujya guhinga ibirayi upande birayi yako kugira ngo bitere ati kugira ngo utere ibishyimbo byawe miogo imyumbati wote tushakuwa muvile sasa ati twese twabaye abo mu mujyi nakosa banani batakulisha muvile atese ni bande bazagaburira abo mu mujyi ndio tunaanza kula machakula étranger na inanya nibwo dutangiye kurya ibiryo byo mu mahanga asete diabete birimo biradutera za diabete kanseri magonjwa mengi n'indwara nyinshi chakula ni chakula barapata na pancreas madawa batuzanira ibiryo bateye ibyo kurya byahinzwe hakoreshejwe imiti hakoreshejwe amafumbire mvaruganda kumia ushaona bila village atese wigeze ubona umujyi utagira igiturage vile bila village nta giturage tuko mu maisha gani ubwo se wabonye turi mu buzima ki vile inambatana inakuwa mizizi yayo ni mavillage ati buriya ikigaburira umujyi ni igiturage ndio mizizi mavillage marujumu igiturage niyo mizi igaburira umujyi za Rucuru za Bunagana Kiwanja Kinyandonyi Masisi Masake Mangungu Mungu wangu Machichanga Mamoso njo vile kila kote inakuwa vile ati abo ngabo nibo bagaburira umujyi noneho umujyi ukaba umujyi vile me hapa wote ba mu village wote turakuwa namo timu ariko hano Igoma abo muri icyo giturage bose baje hano mu mujyi ubwo arabivugira ko benshi bahunze sasa nani atakulisha mwenzake ninde rero uzagaburira nibarangiza ngo bahindure constitution bahindure itegeko ishiko aba badilaje babetu mu madini babanze badusubirize aba baturage bacu mu giturage cyabo bajye gukomeza imirimo yabo wabo batulimie machakula batulimie mashamba kurya bahinga imirima tuweze kula batugaburire twebwe mu mujyi tunateseka kiroho kimwili ati turimo turababazwa haba ku mubiri haba no ku mutima kiri no mu bwenge kila njia yote no mu buryo bwose turimo turababazwa gari niende Ruchuru niende Langulako niende beba ubuse uracyavuga uti nurira imodoka inge Rucuru nge kurangurayo ndangure y'isombe ndangure imyumbati ndangure y'ibisheke batwiciye business batwiciye ubucuruzi tupende nani ati dukunde nde tuko msufrasi sana turi mu kababaro nibatubohore badusubize igiturage cyacu inashinda na vile mavilaje zile zinashinda na vile jubale ndio banakulisha vile kiriya giturage cyacu nicyo gitunze imijyi nibyo bitugaburira barashimuta abantu batusaidie batufungulie manjia vraiment ati badufashe badufungurire inzira ati wabona ibirayi ikiro kigera mu 8,000 ati ese waba ufite abana bangahe kugira ngo urye ku birayi reka dukomeze Julia nini ya kutufungia village njo vile ati ibiciro byazamutse uko badufungiye igiturage ngo none ngo barimo barivuga ngo bafashe ngo akantu n'agakaritiye
bafashaga quartier se na neglige kwanza kamungini kaku kenyewe bwana tuko na kwa basaje ko tujye tugira ubwenge siye biko sabe nyewe basha tukata mabawa toke mikuru na mabawa twebwe tumeze nk'aho baduciye amababa ntabwo dushobora kugura tutakula hayi tutaishi hayi tuzarya dute icyo giturage cyacu nicyo cyatugaburiraga nyagakoma handi kuri cya kiyaga cya Edouard niho hatuzaniraga ifi ikiro cy'ifi kigeze ku 30,000 ntabwo byoroshye Mushakamba iyi niyo ya nyuma reka tuyikomeze kiragura 30,000 nturagura amavuta nturagura iki se ubwo ngubwo uzarya iyo fi uzayirya hautenda mshamba tuende tuma kwa naukula ta sombe kwa toka Butovu nturajya mu murima sombe zirimo ziraturuka hitwa Butovu toka Butovu ndio kisukole na maruchuru nenda leta sombe ya fresh wajyaga irucuru ukazana sombe z'ako kanya zitamaze igihe nenda leta sombe ya fresh Minova ukajya Iminova hose harafunze inzira zose zirafunze turi ingurube turi imbwa turi inyamaswa batwubashye bafungure igiturage cyacu nta mujyi ubaho nta na rimwe ubaho nta giturage tutangiye kurya ibiryo byahinzwe hakoreshejwe ifumbire mvaruganda turarya ibirayi byo muri Tanzania ubunyobwa bwo muri Tanzania tangawizi irava Tanzania ati byose birava hanze kandi tuzi guhinga tuzi gukora ati badufungurira igiturage cyacu tubasabye imbabazi kuko nabo babyawe n'ababyeyi abo mu nzego zo hejuru ntabwo tubona impamvu y'iyi ntambara nimudufungurira inzira kugira ngo nibwo butumwa bw'abanyegoma bwana Mushakamba bwana Sentama nubwo hari aho twagiraga tugaseka ariko birababaje aba bantu barababaye inzara ibyo bavuga ni ukuri ubuzima ni bubi bari guteseka bari kubabara cyane kubera leta yabo idashaka kumvikana n'abavandimwe urabona bizarangira gute usibye kujya umuturage yiyiba agatoroka n'ukoreye igoma akahaza byambuza uko ngira ejo yabo kongera kubona uko agenda akagumayo akahamara iminsi myinshi y'icyumweru kurusha iyamara mu mujyi wa Goma urabona amaherezo azaba yahe bwana Mushakamba amaherezo ya hariya umuntu arayibaza ntabwo yashyikira neza n'uwakubwira yakubwira cyekeranya kuko iriya ntambara sinyibona irangira vuba ni intambara y'igihe kirekire bwana Mushakamba kugira ngo urabibona bahereye 2021 imyaka imaze kugera muri 3 province cyangwa intara bamaze kugeramo gukandagizamo ibirenge ni intara haba ko ni imwe buriya yego ni imwe buriya na Kivu y'Amajyepfo bari ku rubibi aho hafi urumva rero kugira ngo ikibazo kizarangire bisaba ko Kongo yose yafatwa cyangwa hakabaho izindi mpamvu zituma ubutegetsi buriho buhinduka ariko bugahinduka bujya mu maboko y'abantu bumva kiriya kibazo bashobora no kugikemura karangira mbese bakagikemura ku buryo n'umuturage wo muri Kongo yindi isigaye ahayoborwa na leta ashobora kubona umutekano nk'uriya wa hariya FCM 23 igenzura hari akantu uriya mubyeyi yashyizemo ati baratubeshya ngo bafasha ati ahantu
atakana k'amafuti ngo n'agakaritiye nayo baba babahaye ntabwo baba babagize niko hakonde M23 hagera hari ibice M23 igeramo igasanga biracyarimo abanzi bigize abaturage bagasanga wazarendo na FDLR zigize abaturage nyinshi akabona kuzazimeneramo bizagorana bazagenda babagambanira bagahitamo kwisubirira inyuma ku rwego rwo kugira ngo batazatakariza ubuzima buriya ahantu FDLR zigenda zigafata quartier zikayuzura bisaba kuyirukana n'umuturage wese bakongera kuhatuza bundi bushya kandi byagorana n'urugamba bafite. Bwana Mushakamba ni nka biriya biherutse kuba Kamandi ni nako byagenze. Kamandi buriya ngo iri hasi cyane noneho rero basanze n'imiterere yaho ishobora guteza ikibazo gisubirira inyuma hafi mu nkengero za Kirumba ni mu birometero bikeya uvuye Kirumba niho basubiye bariya bahageze barahabyinira bati twahafashe ariko sinzi uburyo bahafata niba ari buriya buryo bahafata bwo ntabwo bizabagora rero biriya nibyo niko bimeze ariko buriya umunyegoma arababaye Bwana Mushakamba umunyegoma arababaye cyane kandi noneho bamaze gutakariza leta yabo icyizere cyane ko ibyo bababwira urumva no mu magambo urabyumva icyambere duhereye nko ku mukuru w'igihugu wabo yari yarababwiye ko agiye kuza kwicara igoma kugeza umutekano ugarutse ibyo ntiyabikoze n'ikindi yakoze kugira ngo ibyo yabasezeraniye bigerweho noneho bageza aho bifuza bakavuga bati noneho kuko nta mutekano waduha noneho tukigira hariya muri kiriya gihugu cya AFCM 23 ariko naho kugira ngo azasohoke hari igoma aho hari agende bamubone ntabwo ntiyagera bamwicira mu nzira. Bwana Sentama ugenda ku giti cye aragenda ariko kugenda nk'umuryango biragoye kuko bigaragaza ko wimutse ariko ugenda ku giti cye bigaragara ko abagiye mu kazi aragenda rwose nubwo bisaba n'amafaranga bivuge neza uti kujyayo ni ukugenda wihishe kugenda wishyura amafaranga bakubonye bakugirira nabi barakubona bakakwita umugambanyi ufata moto nk'ugiye mu kurangura yego ukagenda ariko ugenda wishyura kuri bariyeri amafaranga yego rero kugira ngo uramuke ufate famiye ufate umugore n'abana ugende biragoye n'utwawe udufunga ugende nabyo biragoye ibyo byo ntibyashoboka kereka umwana umwe azagenda uyu munsi undi akagenda ejo ibyawe byose ukabisiga ukajya kubaka ubuzima bundi bushyashya ukagura kuva ku rukweto kugera ku cyo kuryamaho n'icyo kwiyorosa niko bimeze ariko bahumure igihe kizagera umwanzi buriya ngo intambara irambira umwanzi ingabo z'igihugu cyangwa se abafite ubufasha kurusha inyeshyamba M23 yamaze kubaka yamaze kutuza igihe kizagera rwose abarigoma byange bikuremo cyangwa se M23 ibaca urwuho ibona batari hafi cyangwa abaturage batari muri riske izi batabare. Ibyo nibyo n'umunyarwanda arabivuze mu mugani ngo ntagahora gahanze biriya bizashira rwose bizashira yego hari bizatwara ibitambo ariko uzabisimbuka azaba ari umurame kandi azabaho neza. Bwana Sentama ndumva twagana ku musozo ariko mbere yuko tugera ku musozo ni umuntu wagize gutya rwose yigera kuri Twitter afata akavideo Vital Kamera ari mu bukwe bw'umuhungu wa James Kabarebe arimo gutanga inka i Kigali arangije ati dore wa wundi warakariye ko nduhungirehe bamutereye isaruti bajya bamuzengereza kamere bavuga bati hari umukongomani nigeze kumva akurikira ati Vital Kamere ete Rwanda ngo Vital Kamere ngo ni umunyarwanda ngo d'ailleurs le mot Kamere a
en kinyarwanda signifie nature. Nyine avuga asobanura ijambo kamere mu kinyarwanda nk'uko wavuga ngo kamere y'umuntu imiterere cyangwa ikintu kamere. Yavuga ati n'izina rye rya kamere ni ikinyarwanda. Bajya bamuzonga byo bakunze kumukiniraho, barabikora cyane. Ntabwo n'icyo gihe byaravuzwe cyane, bamumereye nabi ngo yageze mu Rwanda ngo atanga inka, ngo yatanze inka, bavugaga n'umubare. Buriya abakongomani niko bateye, ni kuriya, sinzi niba ari neza cyangwa niba ari nabi, ariko nuko bameze. Baramwerekana rero bati dore wa wundi waririraga isariyuti cyane. Tugane ku musozo, twibutsa abari badukurikiye ko twaganiriye kuba Amerika yongeye kuvuga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zari ingingo ebyiri gusa. Indi ngingo ni uko i Goma batabaza bati birababaje kubona aho AFCM 23 hatekanye, naho i Goma abantu bapfa buri munsi. Niyo makuru tuganiriyeho rero. Turabashimiye abadukurikiye, mwakoze cyane, kandi nibutse abatarakanda kuri subscribe bakande subscribe, haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Banatwandikire muri comments badushikirize ibyifuzo n'ibitekerezo byabo kugira ngo tunoze ibyo dukora. Umunsi mwiza rero, mwirirwe neza. Yari Sentama. Bwana Mushakamba, nguhaye mikoro. Urakoze cyane Bwana Sentama. Umunsi mwiza ku badukurikiye mwese. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha.